Aha turaza gukoresha cyane interuro yisubiramo ivuga ko isi ari ikiremwa kizima, kuko iyo urebye nko mu myaka miliyoni 200 ishize, isi y'icyo gihe ntaho ihuriye n'isi yo muri iki gihe turimo, kuko ubutaka n'inyanja byagiye bihinduka bigaragarira buri wese kubera imihindagurikire y'ikirere. Mbere yo gukomeza turebera hamwe imikurire y'isi, ndagushuje kandi nguhaye ikaze ku ishuri Place. Ubwira ko niba ari ubwa mbere uhageze ari byiza kuri wowe no kuri twe ko wakora subscribe kandi ukibuka kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Imihindagurikire y'ikirere yahozeho kandi n'ubu iracyakomeje, kuko iri kuba gake gake buhoro buhoro imbere y'amaso yacu, ariko twe ntabwo kenshi tubimenya. Muri iyi video tukaba dushaka kuvuga kuri imwe mu mihindagurikire yagutse cyane iri kuba ku isi yacu, by'umwihariko umugabane wacu wa Afurika. Murawubona ni munini kandi mwiza, uhagaze neza mu mwanya wawo, ariko ntabwo umuntu yapfa kumenya ko atari kumeza, ahubwo mu by'ukuri uyu mugabane urimo kugenda usadukamo kabiri. Mu myaka mike ishize mu butayu bwo muri Kenya habonetse aho uwo mugabane uri kugenda usaduka hanini cyane, byerekana ko uri kugenda ucikamo kabiri, aho wagira ngo isi iri gutandukana byeruye. Gusa ibyo byatumye abamenyi n'abahanga n'abashakashatsi b'imiterere y'isi bahaguruka bajya muri Kenya kureba ibihavugwa. Bamaze igihe bakora ubushakashatsi baza kugera ku mwanzuro w'uko basanze isi iri gucikamo kabiri, ndetse banabona ko uko gutandukana k'ubutaka muri Kenya ari kurekure gupima ibirometero n'ibirometero. Bivuze ngo ubu butaka bubiri mu myaka miliyoni ishize bwari bufatanye, ariko ubu bukaba burimo kugenda butandukana gahoro gahoro. Igice cy'uburasirazuba cyerekana ko ari gishyashya kitahoze kimeze gutyo mbere, ndetse abahanga n'abashakashatsi mu bijyanye n'imiterere y'isi bavuga ko gutandukana k'ubutaka nk'uko ari ibintu bisanzwe kandi bishobora kuzakomeza mu myaka iri imbere. Uku gusaduka rero kukaba ari kumwe muri uko gushobora kuba ku isi. Ikindi ugomba kumenya ni uko gusaduka kunini kw'ibirasirazuba bwa Afurika butangirira muri Somalia kukagenda kukagera no hasi y'uburasirazuba bw'amajyepfo ya Afurika, aho hisatuye hakaba hafite uburebure bwa kilometero 3000. Abahanga bavuga ko uku kwisatura kw'isi bimaze igihe kinini biri kuba, ubutaka bukagenda butandukana. Icyatumye rero icyo gisate kigaragaza nuko mu myaka yashize muri ako gace haje imvura nyinshi cyane, bituma amazi yagura hahandi hasadutse, bituma abantu basobanukirwa ibiri kubera abo ngaho. Ikindi kimenyetso cyo gutandukana kw'ibi bice bibiri ni uko ibirunga byinshi bizengurutse ahantu bitigeze bizima, ndetse no mu gihe hiremaga iyi mikoki munsi y'ubutaka hagiye hasigara imyanya irimo ubusa, hakanavuka imikoki miremire imanuka ikagera ku bikoma bishyushye byo mu nda y'isi. Mu yandi magambo, nta buryo na buto buhari bushobora gutuma ibi bice bibiri by'ubutaka byongera guhura. Icyakora birashoboka ko mu mpinduka zimara imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni ibi bice bishobora kuzongera bikihuza. Gusa nanone mu myaka miliyoni 1 cyangwa 2 iri imbere ntibishoboka ko ibi bice bishobora guhura, kubera ko muri iyo mikoki harimo ibikoma bimaramo igihe gito, bityo uko iyo mikoki ikomeza kwaguka amazi y'inyanja ashobora guhita yinjiramo, noneho hagahita havuka inyanja nshyashya. Kandi rwose uko iminsi igenda ishira iyi mikoki ikomeza kugenda yaguka, amaherezo Afurika ikazacikamo ibice bibiri. Byiza ko unamenya ko mu myaka miliyoni 138 ishize Amerika y'Epfo nayo ari nk'uku yari ifatanye na Afurika, bikaza gutandukana buhoro buhoro. Amazi y'inyanja ya Atlantika agenda yinjira hagati y'ibyo bice byombi kugeza bitandukanye ku buryo bugaragara, kandi kugeza na n'ubu iryo tandukana rirahagarara, kubera ko buri mwaka intera iri hagati y'ibyo bice byombi igenda yiyongeraho santimetero ziri hagati y'2 n'5. Ahantu hatandukanye muri rusange y'ibi bice birimo kwitandukanya habaho imitingito iteye ubwoba, ariko kugeza ubu muri Afurika y'Uburasirazuba nta mitingito ikanganye ikunze kuhaboneka. Gusa ariko nanone mu mwanya w'iyo mitingito ibirunga bihabarizwa bikunze kuka. Igihe gutandukana kwa Afurika y'Uburasirazuba kuzabera ntabwo kizwi neza, ariko abahanga benshi bemeza ko igice kimwe cyamaze kwirema muri Ethiopia. Gusa ntibashobora kwemeza no kumenya ngo ibyo bizaba ryari, kandi nanone ntutekereze ko wenda byazabaho mu myaka mike iri imbere. Oya, ibyo ni ibintu bizatwara imyaka myinshi ibarirwa mu mamiliyoni,
kandi ubu nibwo urwo rugendo rurimo gutangira. Urugendo rushobora kuzarangira nko mu myaka ibarirwa muri miliyoni 5 iri imbere. Rero ntutekereze ibyo kuba wajya kuhagura ubutaka utekereza ko wenda wazisanga utuye ku mwaro w'inyanja ku musenyi. Uzaba warapfuye kera cyane rwose waribagiranye. Abahanga bo muri iki gihe bakunze icyo kintu cyane kubera ko nibwo bwa mbere abahanga bo muri iki kiragano babonye ikintu nk'iki kibaho bibonera neza uburyo hagiye kuzavuka ikirwa kinini cyane kizaba kigizwe n'ibihugu birenga 5 kuva mu Mogadishu muri Somalia ukamanuka ukagera muri Afurika y'Epfo. Urundi ruhande ariko aba bahanga ntibazi neza niba iki kirwa kizaba gifatanye cyangwa se niba kizaba kigizwe n'uturwa twinshi dutandukanye nk'uko Indonesia imeze ubu ngubu. Icyo bazi neza kandi bizeye ni uko iki gice kizerekeza rwagati mu nyanja y'Ubuhinde, aho iki gice kizatandukanira n'ahantu hatuwe cyane. Abahatuye bakazahura n'ingorane zikomeye kubera ko munsi yabo harimo harabera ibintu bikomeye cyane bo badafite amakuru na makeya. Ubwo bwose hari ibintu bikorwa ku muvuduko wo hasi cyane kandi bigatwara igihe kinini. Biranashoboka ko igihe kimwe bazajya bakumva cya gice gitandukaniye rimwe na rizima mu buryo butunguranye, inyubako zose zigahita zisenyura hasi, hakaba ibyago batigeze batekereza na rimwe. Abahanga bavuga ko ubu gutandukana kutaragera ku rugero ruteye inkeke kubera ko nta mitingito ikomeye iratangira kubaho cyangwa se yewe ngo habeho n'iyuka ry'ibirunga ridasanzwe ribarizwa muri utwo duce. Kubera iyi mpamvu bavuga ko gahoro gahoro aka gace kagenda kagana mu mutekano muke, mbese neza nka kwa kundi uba warubatse inzu ku manga maze uko ibihe bigenda bisimburana hakaba hari inkanga irimo kugenda inyerera gake gake munsi y'inzu yawe, amaherezo yanyubaka ikazatemba ku musozi imanukanye n'inkangu. Birashoboka ko bamwe bagira bati ahantu hose ubutaka bugenda bwigira hasi, ariko izo nkuru zitandukanye cyane n'ibyo turimo kuvuga ahangaha. Kwika no gutebera k'ubutaka ni ibintu bibaho kandi ku mpamvu zisanzwe nko kugwa kw'imvura za aside zigatera ubutaka koroha cyane no gutebera bukika. Ariko iyi ni impamvu kamere. Ibibi cyane kurushaho ni bya bindi bikomoka ku bikorwa by'amaboko ya muntu, imikoreshereze mibi no kwangiza ibidukikije kw'abantu mu buryo butuma urugero rw'amazi mu butaka bugabanuka. Niyo mpamvu nyamukuru itera kwika no gutebera k'ubutaka, kubera ko umwanya wari ufitwe na ya mazi usigaramo ubusa, noneho ubutaka mu rwego bwo kwiyegeranya bukika bukaba bwariduka bugatebera. Bikunze kuboneka cyane mu duce twirohama amazi yakoreshejwe kubera ko ayo mazi uko yisuka mu butaka agenda atera isura ubutaka agasa nabwoza, noneho gahoro gahoro agatanga umwanya urimo ubusa, bikazarangira umunsi umwe bigenze nk'ibyabereye Michigan muri Amerika mu nzu ndangamurage ya kompanyi General Motors. Haridutse agatebera muri ubu buryo maze hagati muri mize agahinduka umukoki munini cyane, ibyarimo byose bigahinduka umuyonga. Uko kuriduka kwa mize ya General Motors kwabaye nk'igitangaza kuko nta mazi yakoreshejwe yisukaga mu butaka bwayo, n'amazi yakurwaga mu butaka bwayo. Gusa nyuma y'uko abahanga mu by'ubutaka bakoze amasuzuma basanze munsi y'iyo nyubako harahoze ubuvumo mu myaka ya kera. Ukuvuga ko harimo umwanya karemano urimo ubusa waje gutera iryo riduka ry'igisenge cyawo mu buryo butunguranye. Bityo iriduka ry'ubutaka riterwa n'impamvu zitandukanye, gusa byose biba bisa ku buryo utapfa gutandukanya impamvu yateye iriduka ryaha n'irya hariya. Iyi video twakoze ku buvumo bwa Pham Luang nayo yakuryohera kuyumva no kuyireba. Ushimiye kubana nanjye, wakoze cyane. Gusa niba ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu, ntibibagirwe gukora subscribe no gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Ciao.